twongeye turatomboye bana b'Imana kuba dutumiwe na Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe, tariki 24 ukwakira 2024. Ngaha amasomo tujye guhuriramo n'Imana. Isomo rya muri Bora Mutagatifu cy'Abanyefezi, umutwe wa 3 umurongo 14 kugeza ku 21. Bavandimwe, mfukamye imbere y'Imana Data, yo icyitwa ububyeyi cyose gikomokaho, ari mu ijuru ari no ku isi, ikaba na nyirikuzo ryose, nkabasabira kugira ngo ibatere imbaraga, bigishije Roho wayo, inakomeze umutima wa buri wese. Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo n'imiganda, maze hamwe n'abatagatifujwe bose mushobore gusobanukirwa n'urukundo ruhebuje rwa Kristo, mumenye ubugari n'uburebure, ubujyejuru n'ubujyakuzimu byarwo. Nibwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw'urwo rukundo, maze musenderezwemo umucyo ubukungahare bw'Imana. Ububasha bwose ugirira muri mwe ibyiza bisumba kure cyane ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira, naherwe ikuzo muri Kiliziya no muri Kristo Yezu, uko amasekuruza n'ibihe bigenda bisimburana iteka, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho, abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, munamucuranga inanga y'imirya 10. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari ntagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho, uko ibihe bigenda biha ibindi. Hahirwe hanga Uhoraho abereye Imana, hahirwe umuryango yitoreye ngo w'imbataye. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 12 umurongo wa 49 kugeza ku 53. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana. Hari batisimu ngomba guhabwa, mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayiherwa. Aho nimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi? Ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Koko kuva ubu urugo rw'abantu 5 ruzicamwe ibice, 3 barwanya 2, 2 nabo barwanya 3. Bazashyamirana, umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ndeza amatwi dahawe, ndeza amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, ndishyinguye neza mu mutima wanjye. Bayoboke b'Imana, nimuhumure, nimugire amahoro, Imana iri kumwe natwe. Ngo umunsi umwe, ngo umukecuru yagiye mu Kiliziya, nuko baza gusoma iyi Ivanjili twasomewe none. Wa mukecuru ngo ako kanya ahita asohoka, agenda yivovota ati, koko ngiye namenye impamvu wa musega ujya unsuzugura. Uyu musega gusa, burya Yezu yari yarabivuze nawe ko imisega izajya insuzugura. Ubwo iyo misega yavuga ngo bari bakazana be, ariko ivovota uburyo n'ino Ivanjili ibishimangira uburyo nyirabukwe n'umukazana bazashyamirana. Aha, ntangare disi, impamvu wa musega wajya gusuzugura burya ngo byanditswe mu Ivanjili. Wa mukecuru ahise yisohokera, na n'ubanza batarongera kuvugana n'umukazana we, ngo kubera ko byanditswe mu Ivanjili. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uramutse utashye tumvisha igisobanuro cy'ino Ivanjili, nawe ushobora gutaha uri kwita mukazana umusega, nyoko buko kamwita umusega. Kubera iki? Ndumvise igisobanuro cy'ino Ivanjili. Biragusaba kuza gutuza kugira ngo uturane na Yezu muri aya masomo.
uramutse utashye utumvise igisobanuro nawe wasanga uri kwita abandi imisega, uri kwita abandi imbwa kuko utumvise icyo Yezu yashaka kuvuga. Yezu ari kugucira amarenga, nanjye ari kuncira amarenga, birasaba guca bugufi nkamutega amatwi, ubundi nkumva icyo ashaka kumbwira, yakimbwira nkagikurikiza buri munsi. Amasomo kintu byacu duteguriye kuri uno munsi, nanjye kuvuga ko tuganisha kuri mu kazana na nyirabukwe, ariko aho tuza guhuriza hitwa isuku y'umutima, la purification, gusukurwa. Ngiye ikimenyetso cya mukazana ndetse na nyirabukwe nuko hagati yabo haza kuba isuku. Mu gihe hagati yanyu hatari isuku, n'umuriro nyine birumvikana ko ari umuriro ushobora kubatwika. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere ari gukangurira abanyefezi kuba umwe mu ijambo bita urukundo, wa mugenzo mbonezamana witwa urukundo, gushinga imizi muri Kristo, ngo Kristo n'abaturemo mubikesha ukwemera, mushinge imizi mu rukundo, murushoremo n'imiganda, maze mushobore gusobanukirwa n'abatagatifujwe urukundo rwa Kristo. Mumenye ubugari bwarwo n'uburebure bwarwo, mumenye ubugejo n'ubujyakuzimu byarwo. Amen, amen, amen. Wowe nanjye turamutse tumenye urukundo icyo ari cyo, ntitwakongera gushwana, ntitwakongera gutukana, ntitwakongera kugambanirana, twakundana nyine kuko turi abana b'Imana. Impamvu abantu badakundana nyine nuko ari abana ba sekibi, abana banyakibi. Iyaba twamenyaga urukundo icyo ari cyo, twagomba nyine kugenda mu nzira nziza, tukabaho neza twisukuye. Ahari isuku tukabana neza mu rukundo. Na Zaburi uyu munsi iratwerekeza ku rukundo, ku neza y'Imana. Nyagasani, isi yuzuye neza yawe. Amen. Urebe ukuntu Imana ari nyampuhwe, umugwaneza, ukuntu iyobora isi ndetse n'ijuru, ikoresheje iki? Ubugwaneza bwayo, ubudahemuka bwayo, urukundo rwayo. Iyo uvuze ijambo urukundo, ni irindi zina ry'Imana. Imana yitwa urukundo, Deus caritas est, Dieu est amour. Ingoma y'Imana ni urukundo. Na niyo vanjiri twazirikanye no munsi, ivanjiri nari ngiye kuvuga mu kazana mutsayumvise nabi, yahita ajya gutonganya nyirabukwe ati ibi bintu burya biranditse no muri Bibiliya, ati n'umutwe wa Bibiliya ndawufite noneho ndawifitiye. Kaza gusanga amatiko ari kuvuka ngo kubera ko n'ivanjiri yabivuze. Ivanjiri uramutse utayumvise neza, wacura itiku, wacura urugomo, wahindura abandi imisega. Na niyo mpamvu Nyagasani gutumye kugira ngo wumve neza icyo ashaka kukubwira cyerekeye n'isuku. Ubwo twumvise umuriro Yezu yazanye, ati ngo sinazanywe n'amahoro, ahubwo naje gukongeza umuriro. Iyo bavuze umuriro muri Bibiliya, twongeye twibutse ijambo umuriro ko ari symbole de Dieu, ni ikirango cy'Imana. Twongeye twibutse kuri Sinayi, cya gihuru gikongoka, Musa agahura n'Imana. Umuriro kandi ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, nko kuri Pentekosti. Umuriro kandi werekeza ku rubanza rw'imperuka, aho tuzasukurwa kugira ngo tubone kwinjira hehe? Mu ijuru. Roho Mutagatifu abonekera ku ntumwa, dusabe nemo gukomera mu by'Imana. Ukwemera, umuriro uza n'ukwemera. Reka nkubwire imirongo 5 muri Bibiliya uza gusanga mu byibuze ijambo umuriro. Matayo umutwe wa 3 umurongo wa 10, Matayo 13 umurongo wa 40, Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 3, Roho Mutagatifu abonekera ku ntumwa. Noneho ijambo rya 5, Luka umutwe wa 24 umurongo wa 32, abigishwa ba Emawusi. Umuriro wagurumanaga muri bo werekeza ku ishyaka bafitiye Imana, ishyaka bafitiye ibyanditswe bitagatifu. Umuriro w'urukundo. Yezu muri no vanjiri arifuza gutubwira ko abatamwakiriye neza, badasukuwe. Ivanjiri ya Kristo twayakiriye ukubiri. Harimo abayakiriye neza, baracya, bagira ukwemera. Hari n'abandi bayakiriye nabi, ntibayamwakira, aho ngaho bagumye mu buhakanyi. Umuriro ntiwabagezeho, isuku ntiyabagezeho, baracyari mu mwanda, baracyari mu mwijima. Abo ngabo rero niyo byo bizarangira haje ya ntambara Yezu yahanuye, intambara y'ikibi n'icyiza, ikibi gihora kirwana n'icyiza, se kibi ihora ihangara abana b'Imana kugira ngo ibagushemo. Uze kongera urebe nawe ishyaka ufite, ni ishyaka ry'ingoro y'Imana, ni ishyaka ry'amategeko y'Imana, ni ishyaka ry'urukundo kugira ngo abantu baganisha heza, cyangwa ni ishyari ryo kwa se kibi kugira ngo ugushemwe abana b'Imana, ishyari ry'urwango, ishyari kwangana, kugira bakazana, gushyamirana. Uyu mukazana na nyirabukwe
aratwerekeza ku bantu badahuza. Iyo abantu badahura ntibahuze barahuzagurika. Biratwerekeza ku bantu babana mu rugo nyine batajya bakira ijambo ry'Imana uko bikwiye. Biranerekeza nanjye mu mutima wanjye, mu mubiri wanjye, uko njye nakira ijambo ry'Imana niba ntajya ndicamo ibice. Ese rituma nunga ubumwe? Kunga ubumwe ni ukunga ubumwe na Kristo twahawe, tukunga ubumwe n'abavandimwe, nawe ubwawe ukiyunga ubwawe. Kwiyunga ni uko umubiri wawe uhora ari ingingo ya Kristo n'ubundi. Nta kindi bigusaba nyine ni ukureka uwo muriro ugatambuka iwawe, ugatsemba ikibi cyose, ugatsemba urwangano iwawe, ugatsemba ubugome iwawe, maze koko ugasukurwa na Kristo. We rumuri, ikibatsi cy'urukundo. Yesu yatambuka iwawe uhanaguweho ububi bwawe bwose. Akajya wende dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ubwo iri kara rigukoze ku munwa, ubugome bwawe burahanaguwe, ibyaha byawe birahanaguwe. Nawe wongere urebe aho ugeze wihanagura, aho ugeze wisukura. Niba umuriro w'Imana ujya gutambuka ku munwa, niba ujya utambuka mu ngingo z'umubiri wawe, bityo ugasukurwa ukamererwa neza. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, umuyobozi ndetse n'ucunze umutungo ngo bahuraga igihe haje urwego rwo hejuru rugiye kubahuza gusa. Ikindi gihe babagaho mu mishyamirano, gutongana, umwiryane, ububisha, ubugome no kugambana. Ntihagire uzigera ahura n'undi, ntibigere bakora inama na rimwe, bagakora inama gusa ari urwego rwo hejuru rwabahuje. Nuko baho muri ubwo buzima bari gucunga ikigo. Ubwo imyaka iba myinshi barimo muri ubwo buzima. Umunsi umwe cyara kabaye ngo umuyobozi mukuru ku rwego rwo hejuru nyine waza kuza kubasura. Maze koko nibwo buryo nyine bagombaga guhuramo gusa basuwe n'abo hejuru. Ubwo arabicaza maze atangira kubaha inama. Nuko ababwira ijambo umubyeyi uryumve, ngo arababwira ati, muri iki kigo muri abambere. Arangije ashyiramo cyitso. Arakomeza ati, muri abambere mu mwanda. Nuko arangije asoza ijambo ry'ababwira ati, nzongera garuke muri iki kigo hari isuku, mutagifite umwanda. Arangije wa muyobozi arikomereza arigendera. Umuyobozi mukuru ndetse n'ucunze umutungo, aho kugira ngo baterane bajye inama bati, katubayeho badushinja umwanda, reka duhure ubundi duhuze dukora isuku muri iki kigo. Umuyobozi arangije kugenda, umuyobozi mukuru, abandi b'abayobozi bacu b'ikigo, umwe ajya hirya undi ajya hino, baratatana barakomeza barigendera. Nuko abayobozi umwe aragenda undi aragenda, bajya hirya bajya hino, buri wese arabitekerezaho uburyo yazagaragara neza imbere y'ubuyobozi bukuru mu kurwanya umwanda. Nuko umucunga mutungo mu gutekereza kurwanya umwanda muri icyo kigo, ngo kuri konti y'ikigo ngo hari amadolari 20,000. Nuko wa muyobozi ushinzwe umutungo aragenda ahita ajya kubikuza amadolari 9,000 kugira ngo ikigo kirusheho kugaragara neza, kigira isuku. Amafaranga ahereza mu gusiga amarangi, ari ku bwiherero, ari ku nsina, ari ku biti byose byari biri mu busitani, urugo rumera neza. Nuko umuyobozi w'ikigo, diregiteri, nawe aratekereza, yibaza uburyo ajye kurwanya umwanda ku giti cye. Atiriwe agisha inama mugenzi we muri icyo kigo. Afata amadolari 10,000 arayabikuza, ayaguramo amakaro, asasa ku mbuga zose zo muri icyo kigo, kirangira kimera neza. Nuko buri wese uko arangije igikorwa agahita yohereza ubutumwa bugufi ku rwego rukuru rushinzwe nyine iperereza, ku rwego rukuru rwaje kubagenzura. Uko amwohereje ubutumwa ati, rwose igihugu gisa neza, bimeze neza. Undi nawe ko arangije igikorwa yohereza amafoto ndetse n'ubutumwa bugufi asobanura ibyo amaze gukora byiza. Nuko urwego rukuru nanone ruza kongera gukora irindi perereza kugira ngo rugaruke muri cya kigo, barebe niba wa mwanda koko waracitse nk'uko babivuga mu nyandiko no mu mafoto. Wa muyobozi agarutse nanone ngera guhuza b'abavandimwe babiri batajyaga bavugana, bakavugana gusa ruko urwego rwo hejuru rubasuye. Nuko buri wese atangira atekereza ibyo yakoze. Nuko wa muyobozi arababwira ati, umwanda nababwiraga ntago ari kujya kunsigira ibiti n'amashyamba amarangi meza, nta nubwo kwari kugira ngo mushyireho amakaro ku mbuga kugira ngo mutwemeze ko mwagize isuku. Ahubwo umwanda mufite nuko mutajya mwumvikana.
nari ngize ngo muzahura mwumvikane uko mugiye kuyobora iki kigo mu mahoro nta n'umushyamirana n'undi, none nuko mwabigenje musahura umutungo buri wese atabayije undi, none ikigo kikaba cyambaye ubusa kubera gutumvikana kwanyu. Ngo umwanda mufite dore kumwe kugira ngo bikuze amafaranga kuri konte atabaje mugenzi we, yari yahimbye sinya mugenzi we arayicurisha, nuko yajya gusaba amafaranga kuri banki bakayamuhereza. Kubera iki? Isinye mpimbano. Birangira babayobozi babafunze. Kubera iki? Kubera umwanda wari uri mu kigo cyabo, umwanda w'ubugambanyi, umwanda w'ubusambo, umwanda w'urwango, umwanda w'amatiku. Nano baracyari muri prison, ikigo bagishinze undi. Kubera iki? Umwanda wari muri icyo kigo abayobozi bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Wasanga wo nanjye dufite umwanda, inyuma dufite isuku, tumeze neza, turakaraba tugacya, tugasiga amarangi, tugashyiraho amakaro mazu yacu, tukarara amazu meza etaje n'ahandi hose, ariko ugasanga dufite umwanda. Umwanda gutabana neza. Umugabo n'umugore bashobora kuba bakize, barara mu nzu nziza, barya ibiryo byiza, ariko batumvikana. Ngaba bakazana ngaba nyirabukwe. Abayobozi b'iki kigo, uyu directeur n'uyu entanda we, baramutse babaye umugabo n'umugore mu rugo rwabo, waburuhe muri aba ngaba. Baramutse babaye abihaye Imana, wasanga bashobora kugushanya cyangwa nanjye bakanshushanya. Kubera iki? Wasanga tutagihura, duhurira gusa muri kashe zo guhimba, kashe mpimbano, duhurira mu kugambana gusa, tugahura umwe ari gucurira undi migambi mibisha, ariko tudashobora guhurira ku meza, ntiduhurire mu isengesho, ntiduhurire mu nama, tukazahuzwa guswa nabo hejuru, ubuyobozi bwo hejuru. Ngiye Imana itureba mu mitima, ikareba uburyo turi kuryaryana, tudashobora guhura no guhuza. Igihe kizagera nyine duhezwe hanze muri prison, bikazarangira bya bindi byose wibye wasahuye, n'ubundi ubiryamanye he muri prison. Kubera iki? Wasahuriye mu nduru, ufite umwanda, ukize ku mwanda. Muyoboke w'Imana, niba ivanjiri nawe yagukozeho kimwe nanjye, kongera turebe isuku dufite, turwanye umwanda mu ngo zacu, gushyamirana, guhohoterana, kurwana, ishyari, urwango, amakimbirane, amatiku. Ibi byose babyita umwanda. Nubwo wakaraba ugacya ukambara neza, ariko niba ufite umwanda, ibyaha uri kure y'Imana, iyo nawe ni prison, urafunzwe, uri kunyereza umutungo w'Imana. Iyo aba bayobozi bombi bari kuba bumvikanaga, ntibari gusesagura n'amafaranga, bari kumvikana imikoreshereze y'amafaranga, ubundi ikigo bakakigenza neza, bakakiyobora neza. Kandi kuyobora no kuyobora ku Mana. Ndifuza gusoreza ku nteruro umubyeyi, niba ushinze urugo, niba uri uwihaye Imana, niba hari ikigo ushinzwe, niba hari ikigega ushinzwe, niba hari uruganda ushinzwe, iri jambo ryumve neza wa mubyeyi we, kuko burya abantu batumvikana nibwo bukene bwa mbere, no gukena ko mu mutwe. Mushobora kuba mwarize muri abadogiteri, ariko niba mudahura ngo muhuze, ibyo byose mu mutwe nta kirimo, murakennye. Wasanga nawe muhura gusa ari urwego rwo hejuru bashinzwe rwaje kubahuza, ruje guhosha intambara, ruje gukemura amatiku n'amanyanga mubamo. Ubwo nubwo bukene bwo mu mutwe nyine, mufite ibintu n'akantu, ariko ntimushobora guhuriza ku buntu bw'Imana. Aho ngaho muri kwa Sekibi, muri kuzimu. Isuku iwanyu, isuku iwanyu, isuku iwanyu. Igize interuro ebyiri ngiye kukubwira mu byo ngiye gusorezaho, uzakire neza, bize kongera kugufasha urebe niba ufite isuku iwawe, niba ukiri kurwana urugamba rwa roho, niba koko mubanye neza nk'abana b'Imana. Iyo abantu bumvikana, bakora umuti, barakiza, bagira isuku, barahuza, bagahuriza hamwe, bagakira. Iyo abantu bakorana neza, bakora umuti. Nawe interuro ya kabiri, iyo abantu bakorana nabi, batumvikana, bakora uburozi, bagira umwanda, ubugambanyi bwose. Niba wumvise, ukomeze wumvire, kandi wumvikane n'abandi buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.